frère congolais, mon cher ami voisin, il n'y a pas de haine possible entre nous. Pensons profondément à ce qui nous unit avant d'être emportés par ce qui nous divise. Au-delà de nos différences, nous sommes des frères de sang. Au-delà de nos différences, nous sommes des êtres humains. Venez tous les Rwandais, venez tous les Congolais, pays de l'Afrique, pays de l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Venez tous nous joindre, mettons-nous ensemble pour chanter la paix. Mettons-nous ensemble pour chanter la paix, la paix. Que Dieu nous demande la paix, le souffle du monde. Banyarwandakazi nongeye kubasuhuza ni Mukashema Claudine kuri radio televiziyo Ubumwe. Mukomeze mukore subscribe, mwohereze ibiganiro byacu, muduhe commentaire. Ndakomeza gushimira abakomeza kudukebura kutubazo tumwe na tumwe dukomeza kuboneka mu biganiro byacu. Nukuri ndabashimiye byimazeyo. Ndashimira kandi nanone abakomeza kutushimira uburyo twitanga, uburyo dufata igihe cyacu maze tugakomeza kuganira ku bibazo byugarije u Rwanda no ku bibazo byugarije akarere. Uyu munsi rero ndagarutse kubabwira ku nyandiko ya Honorable Jean Paul Segihobe uri i Kinshasa. Segihobe Bigira yandikiye guverinoma ya Kinshasa ya Congo. Ni ubwa mbere twayibasomeye ejo, twayibasomeye mu Kinyarwanda, twagize icyo tuyivugaho plutôt mu Gifaransa, none uyu munsi tugiye kuyivugaho mu Kinyarwanda kugira icyo tugiye kuyivugaho. Ngewe ku giti cyanjye ni ubwa mbere mbonye umudepite wandikira umuntu umukuru we, niko navuga, nta nubwo nabivuga mbigereranya no mu Rwanda ngo abadepite bo mu Rwanda bameze bate b'iki gihe. Mwarababonye, ngewe nta nubwo mbita honorable kuko nta honeri bakwiye. Bariya abateruzi b'ibibindi, bariya amaministre, bariya abadepite duhora tuvuga indabo zuzuyemo hariya fane, indabo zitagira amazi, zumagaye, batagira icyo bavuga, ahubwo bavuga gusa basingiza agatsiko. Ibyo rero turabirambuye mu Rwanda. Niyo mpamvu nishimiye kubaha urugero, kubasomera iyi barwa y'urugero rwiza cyane rw'umuntu uri mu nteko ishinga amategeko akagira icyo abwira abamukuriye, akabibabwira pe, kandi akavuga ibyazi, akavuga uko abibona, atabatinye, atanabakomeye amashyi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane abantu bari muri politike bari bagombye kwiga. Nta nubwo areba muri politike gusa, memu n'abaturage. Niyo mpamvu muri iyi minsi turi kuvuga kuri radio televiziyo Ubumwe ko tugomba gukora revolution. Abaturage tugomba kwikorera revolution, kuko abanyarwanda, ubutegetsi, abari mu butegetsi bwo mu Rwanda ntacyo batumariye, ntacyo bavuga. Ahasigaye twebwe ubwacu tugiye kubyivugira. Aha rero Kongo yaduhaye urugero. Abanyarwanda birirwa baseka bajora ngo abakongomani nta kigenda. Noneho nimurebe umukongomani, reka mbivuge mu Gifaransa niho byumvikana neza. Voici un fils digne de son pays, de sa région. Uyu mugabo ngewe ndamuzi ku giti cyanjye, yize hano i Gand, muri université ya Gand, ni docteur en droit. Hari ibitabo 2 yanditse, amaze kwandika. Ubushize nakomeje kubabwira ko nzabibahereza cyangwa nzabasomera ho gatoya hano kuri radio televiziyo Ubumwe.
ariko icyantushije cyane, cyankoze ku mutima cyane, ni igitabo yanditse cy'amapaje ndumva arenga 1000, ari gusobanura ibyo muri kariya gace k'iwabo i Rucuru. Hari ikindi yanditse ari kuvuga ati twebwe abahutu bahari i Rucuru ntago turi abanyarwanda, tuvuga ikirimi cy'igihutu, ntago turi abanyarwanda, turi abakongomani b'abahutu, nk'uko hari abakongomani b'abahunde, nk'uko hari abakongomani b'abarega. Rero mudutandukanye n'abo bandi mwita abakongomani b'abanyarwanda, twebwe turi abakongomani b'abakongomani, ntago twaje muri Rucuru tuje gusaba nationalite, oya, ni ba kavukire ba kariya karere. Rero uyu munsi ntago ndi bibabwireho, nabemereye ko nzabashakira icyo gitabo nkabasomeraho gakeya. Nzagerageza no kumushaka nanyemerera umudepite Kameme, cyangwa wenda nzashaka umuntu wo mu muryango we agire icyo atubwira kuri biriya bitabo. Ariko ikintu gikomeye hano ni iyi barwa nshaka kubasobanurira uyu munsi, ni iyi barwa yandikiye Sama Lukonde, navuga ko ni ministre aramukuriye, ni umukuru w'inteko ishinga amategeko yabo, ni premier ministre chef du gouvernement congolais, niwe yandikiye iyi barwa amubwira ati ibibazo bya hariya iwacu muri Rucuru murabivugaho iki, mubamariye iki? Abantu bakomeje gupfa ku bwinshi, bari guhungira muri Uganda iri kubabwira ngo ariyo iri gutera hariya Rucuru, guhungira ku muntu uri kukwica. Abandi bakajya mu Rwanda bagahungira, mbese abakongomani babuze aho bahungira, aba hariya muri Rucuru. U Rwanda na Uganda ruraza rukabica, nta nubwo nshaka gukoresha iterimi ngo nkabica ibimonyo, barabishe, barabica. Numvise abantu bari kwitwaza ku maradiyo, abari kwitwaza ngo ni ukubera ko ngo bahunze, ngo M23, ngo ni abantu bahunze ryarise, ngo batishimiye ngo ubutegetsi bwa Mobutu, ngo ni kuva ngo ku gihe cya Mobutu ngo ntibabishimira ubwo butegetsi, ngo maze ngo bahungira mu Rwanda, ngo bagaruka bari gufasha Kabila, ngo kugira ngo bashobore ngo nabo kuguma ngo mu gihugu cyabo cya Kongo, ngo maze Kabila Lepere ngo ntiyagira icyo abikoraho, ngo none ngo Kabila Rufisi we nuko ngo ntiyagira icyo abikoraho, ngo none rero ngo ubu bagiye kubwira Tshisekedi ngo ko bagomba gusubira ngo iwabo hariya Masisi na Rucuru. Banyarwanda, banyarwandakazi, nkunda kubivuga ko hariya hantu ndahazi. Twarahagendaga kuva muri za 80 muri 90 na za 90, muri 94 turahahungira, turahatura, ndahaba ndahiga, mvayo njya kwiga gato i Bukavu, kubera ko hakomeje kuba insécurité, bituma ama interna hariya muri Nord Kivu adakora neza. Noneho i Bukavu bakomeje gusenya inkambi, ndagaruka niga i Goma, ndahiga, ndahaba. Hariya hose ndahazi, Rucuru, Kiwanja, Katari, umva Bambu, hariya hose abanzi babihamya ko mpazi neza. Nahagendaga n'amaguru, twarahacururizaga, narahabaye. Murumva ahantu umuntu yize, abo twiganaga baho mbana nabo neza, hariya rero ndahazi. Ndagira ngo nyomoze kiriya kinyoma cy'abantu ba FPR, mes frères congolais. Niko banyarwanda, banyarwandakazi, bahutu namwe batutsi, frères congolais. Abahutu nibo bemeza ko ari bo bakongomani, abatutsi nabo ngo bari kurwanira ko ngo bemerwa nk'abakongomani. Hariya abakongomani ba Rucuru na Masisi
bahatuye kuva kera mu myaka ya 80, 1980 na kangahe nyine n'98 twahajyagayo tukahabasanga. Ubushize nanditse kuri Facebook ko bariya bankunda ba Bosco Ntaganda bariya bose ndabazi, turabazi, barazwi, ni n'abantu batarengeje imyaka 50. Ariko reka munongere mbasubiriremo, ntabwo nshaka kuba, nta nubwo ari ukuvuga ngo nukubatesha agaciro, ntabwo nshaka kuvuga amateka yanyu hano Ntaganda nkunda, ariko iyi video ni muzayibona muzanyitegereze neza, ndabazi kandi namwe mushobora kuba mwamenya mubishatse mutanyirengagije, nkuko abene wacu bahariya ku Nyundo nabo bajya banyirengagiza ntongeye kuvuga amazina, gusubiramwe amazina, ariko mumenye ko ari amateka yacu. Kuba navuga ko mbazi ku ishuri ku Nyundo muri primaire hariya kuri Sanzare, murabizi ko ntacyo nabasabaga, namwe wenda nuko. Ni amateka yacu, twarahatuye, turahakurira, turahiga, uyu munsi twese haturi ku mutima, ubu tutahatuye. Rero twagize amahirwe yo kwiga twebwe, ntitwangize hariya hantu ngo abahasigaye abahatuye natwe twifuza kuhasubira ngo hazababere habi. Namwe rero ba Ntaganda na Nkunda, mureke mbabwire, n'ababashyigikiye mureke mbabwire, hariya hantu mwarahakuriye, mwahasangiye akabisi n'agahiye n'abana b'abahutu, ababyeyi b'abahutu barabagaburiye, none uyu munsi mwarabishe. Uyu muvandimwe Jean Paul Segihobe Bigira muramuzi neza, nawe arabazi, iwanyu ababyeyi banyu bari baziranye, nduzi ko abe mwabamaze. Mwebwe abanyu uyu munsi ntago nzi aho bari, ariko nzabashakisha. Inshuti zanyu n'abavandimwe banyu aho bari ndahazi, nimusigeho namwe mutarashira. Ntago ari twebwe cyangwa abo bazabamara, ariko abakongomani bandi moko bararakaye, twese badufata ngo turi Abanyarwanda, bakaza kuducucumira hamwe namwe. Rero ndagira ngo mbabwire, nimusigeho ibyo mwakoze, mwarabikoze, ahasigaye nimushyire intwaro hasi, mwongere mujye gutura iwanyu, harazwi, imigabane yanyu irazwi, ntawe uzabahohotera, namwe murekeraho, ibyo mwadukoreye birahagije. Uyu mwanya ndagira ngo mbwire ababashyigikiye cyane cyane, abatutsi bajya mu manama, baba extremiste bakora amanama kugira ngo bakomeze barimbure abahutu, muragowe. Abatutsi ba Masisi na Rucuru, nshuti z'Imana, kuko Imana twese iradukunda, mwabonye ibihagije. Ndagira ngo mbibutse ukuntu mwatumye abana banyu, mwohereje abana banyu muri Uganda bajya gufasha inkotanyi kurwana. Abenshi inkotanyi baroza Kabuye babakubise udufuni, abasigaye bararwana, bapfira ku rugamba. Uyu munsi huzuye imfubyi n'abapfakazi, nihanganishije. Ngewe koze yanyu ndacyabisubiramo, hari abahutu benshi babinzijije bantuka nabi cyane. Koze yanyu ndayumva yo muri 90 yo kujya ku rugamba. Nongere mbisubiremo, bongere banyatake, nta kibazo, ibi ndi kuvuga nzabisubiramo igihe cyose, narabivuze kandi nzabisubiramo. Koze yabarwanye muri 90 ndayumva, ariko aho inkotanyi zatweretse ko ibyo zarwaniraga atari byo biziraje inshinga uyu munsi. Nagira ngo mbabwire, mbibutse rwose, nyabuneka bavandimwe, musigeho, mubwire imiryango yanyu irekeraho. Ayo manama mukora turayamenya. Murekeraho kwicisha abo bavandimwe, murekeraho gusiga imfubyi n'abapfakazi. Kuba imfubyi biraryana, kuba umupfakazi birababaza. Rero bariya ba Bosco Ntaganda na ba Nkunda n'abandi bose n'iriya mishumi yabo yose,
yumvise ko igomba gukomeza ngo bavukiye kurwana, mufite imirima imasisi na rucuru, mwari mufite inka, ndabyemera ko mutari mubayeho neza cyane pe, ariko mukura amaboko mu mifuka, muhinge cyangwa muragire, ariko mureke iby'urugamba ntago rubabereye, ntago ari urwanyu. Andi moko y'abakongomani yarakaye, ntago azi gutandukanya abahutu n'abatutsi bahariye rucuru, ariko twebwe turaziranye. Niyo mpamvu ndi kubabwira nti musigeho, ntacyo bizabamarira, ni ugusiga imfubyi n'abapfakazi gusa. Ngewe nziranye nazo, turaganira turaganira uburyo zibabaye, ndakuzi uburyo tubabaye pardon, turabizi. Rero ntago ntinda, nagiraga ngo ngaruke nshimira uyu mudepite, uyu mwana w'igihugu washoboye kwandika iyi barwa. Yandika abwira Premier Ministre, chef du gouvernement congolais, yibutsa abaperezida bose yabanye nabo, yaba guverinoma ya Kabila Rufisi ko itashoboye gukemura ikibazo cya hariya irucuru, ibintu bibabaje cyane, irindi ivaho ku myaka yamazeho, hapfiriye abantu kuri kiriya gihe cya Kabila, murabizi. None ku gihe cya Tshisekedi nabyo nuko abantu baracyakomeza gupfa. Yagaragaje neza rwose mu nyandiko ye icyo bazira, biriya bintu byo kubeshya ndimo kuvuguruza ngo bashaka ngo kugaruka, ngo babaye impunzi, ngo bashaka kugaruka gutura hariya, ngo ni interahamwe zahunze muri 1994 ngo zagiye kubica, ngo zikajya zibicira no mu makwe. Niko bavandimwe bakongomani, ntitwari kumwe, ntitwari duturanye koko. Ni izihe nterahamwe zabasanze aho mwari mutuye zikabica zikabicira ngo bituma muhungira mu Rwanda? Nizere ko twari duturanye bo kugeza uyu munsi ntabwo bari bangaragariza ko bari bashyigikiye icyo kinyoma. Ariko nimuze twese dufatanyirize hamwe, niba koko dukunda abacu, tuvuguruze kiriya kinyoma cya FPR na bariya bambari babo. Dore uyu muvandimwe yanditse, natwe nitwandike buri muntu ku rwego rwe. Nanjye uyu munsi ndavuze, n'abandi bose buri muntu yandike, bapadiri, bihaye Imana, babikira, banyeshuri, urubyiruko rw'abatutsi b'abakongo bahariya rucuru na Masisi, ni mukora association cyangwa ni mwandike, musinyeho, mukore petition, muvuge ko biriya bintu Rwanda ruri gukora mutari kumwe narwo, mutabishyigikiye. Mwarize ko mwize, kuki mutabikora? Buri muntu nakore ibyo ashoboye ku rugero rwe. Rero ngarutse nanone kuri iyi barwa y'umuvandimwe, nibita ngo ni lettre ouverte, yandikiye guverinoma ya Congo, nawe ayirimo kuko ni umudepite. Ngaha nashakaga kongera kugaruka, voilà un fils digne de son pays, de sa région. Abitwa ba honorable arabo kuva ku gihe cya kera kugeza uyu munsi, kugeza kuri guverinoma dufite mu buhungiro, aho kwandika ibintu nk'ibi ngibi bikomeye, bigaragara, bifite ishingiro, ahubwo ngo birirwa basaba ngo abantu ngo nibajye kwisobanura, ngo uburyo ngo mbere ngo yuko FPR ngo ibaho, ngo uburyo ngo abantu ngo hari abaturage ngo bacaga imitwe. Ukumva umuntu ngo bita ngo ni honorable abajije ikibazo nk'icyo ngicyo kuri YouTube. Niba se ari honorable koko, niyandika ahubwo abari bubimenyesha abaturage. Ubu ngubu pe twarabyiyemeje muri Afurika, mu Rwanda, abaturage nibo bagomba gukomeza gukorera abo batoye, abo ba honorable, cyangwa batora abadepite kugira ngo justement bajye kubakorera, ko bahembwa ibivuye mu maboko yacu, mu misoro y'Abanyarwanda.
tubahembe nimurangiza mwongere muduhe akazi ngo nitujye gukora ubushakashatsi bw'ibintu byabaye mu myaka ngo yuko mbere yuko inkotanyi zitera. Les honorables députés, nimurebe urugero rwiza rw'uyu muvandimwe. Un fils digne de son pays. Byibura tukicara tukavuga ati irucuro havutse umugabo. Ari kutuvugira uyu munsi ari Kinshasa, ari muri guverinoma, yanditse ibarwa nk'iyi, ari gusobanura uburyo ikibazo gikomeye cya hariya ari amabuye y'agaciro. Bashaka kwica abantu bakabamara kugira ngo babone ayo mabuye y'agaciro. Ese mwaje mu biganiro maze ayo mabuye hakaba win-win, ko kuba abanyamahanga rwose mufite amafaranga ahagije mukagura ayo mabuye y'agaciro. Ariya mabuye y'agaciro se ko ari mu butaka bwa Kongo ko atazigera hashira, murumva muzakomeza kwica abantu kugeza ryari ko ayo mabuye atazigera hashira? Nyamara mwicaye tukaganira twese, natwe abo mu Rwanda tuhafite inyungu, n'abo bazungu bahafite inyungu, n'abakongomani bahafite inyungu, bikaba win-win, buri muntu akagira agace atwaramo, mudasize izo mfubyi. Bantu ba M23, abana b'abatutsi bari kuba imfubyi, bari gupfakara kubera mwebwe. Mushobora kubarihira amashuri, mushobora kuba ibyo mubahaye byose, ariko ntawe uzasimbura se uyu munsi wishwe kubera ziriya ntambara zitazwi, ziriya ntambara mu bashoramo, noneho musigaye mubayora mukabanafata no ku ngufu, mukabashyira mu bipangu, mugatangira mukabaha imbunda batanakuza imyitozo. Bakora imyitozo yo kujya kwica abavandimwe babo b'abahutu bakoranye nabo. Ziriya mayibobo ngo ni za Ntaganda na za Nkunda zakuriye hariya, zimeze kimwe nka Kagame nawe wacuruzaga amagi, na ziriya nazo rwose bari utubandi tw'utugegera. Abantu bize nibo muri gukurikira, Batutsi ba hariya Goma na Rucuru na Masisi, gukurikira kabisa, gukurikira umuntu nka Nkunda muzi warakagegera, warakabandi, muze kureba amakoti yambaye atari no gushobora no kwambara. Ndi kubabwira ko ngiye muzi cyane. Ise yari umupasiteri hariya Rucuru. Nawe rero karakana kananiranye kirirwa kazerera kari kuvuga ubusa. Ndongera nsubiriremo abavandimwe bacu b'abatutsi. Mutekereze cyane kubiduhuza. Mutekereze cyane kukababaro mutera izo mfubyi n'abapfakazi. Maze inama mukora mwumve ko mutagomba kwica abana b'abahutu, kuko mutagomba kutwicira ababyeyi b'abahutu, kuko namwe b'abatutsi iyo mugiye ku rugamba mukabica, namwe ntihaburamo abagenda, ni gutyo imfubyi zisigara. Ugasanga twese imfubyi z'abahutu n'iz'abatutsi ni twebwe turi gushavura. Ndababwira ko ibyo mwabaha byose nta kizamusimbura se cyangwa nyina. Nta kizahoza uwo mupfakazi wabuze umugabo we yagiye ku rugamba agiye kwica abahutu bakuranye nawe. Rero ndashishikariza cyane cyane abihaye Imana, abanyamadini, ko mwabivuga mu nsengero zanyu no mu mahuriro yanyu, bariya abana b'abasore b'abatutsi bigize M23 bagahagarika ubwo bwicanyi bwo kujya gufasha uriya mwihanduza cumu ngo ni Kagame. Ibyo mbivuge kuko muri iyi minsi ndi gutegura ikiganiro cyo ku Nyundo. Numvishe musenyeri wo ku Nyundo yarongeye kugaca. Ndimo gutegura ikiganiro cyo kumusubiza. Ziriya nzangano agaruye hariya ku Nyundo, hari hamaze iminsi ntazihari. Umusenyeri twagize uwo yasimbuye ntago yigeze avuga amagambo nkariya. Wenda yaracecegaga, ntago yavugaga menshi, ariko we yavugaga ibijyanye na kiliziya na filozofi na teoloji, akirinda kujya kuba gitifu. Rero musenyeri wa hariya ku Nyundo, ubugitifu bwawe wagaragaje ejo bundi, twebwe abaturage tuzagusubiza, kuko umugitifu nyine ababereyeho gukorana n'abaturage. Turi kwitegura kuzagusubiza. Ndabizi neza kuri no mu manama ya ziriya za Goma, yabo bahezanguni b'abasupremasi b'abatutsi ba Goma Gisenyi,
Rucuru Masisi bashaka gukomeza kwicisha abana b'abatutsi, bo gukomeza kwica abahutu, hanyuma twebwe bana, twebwe babyeyi tugasigara turi imfubyi n'abapfakazi. Nyaboneka musigeho. Ndagira ngo nsoze nkomeza gushimira uyu muvandimwe wagaragaje uburyo umuntu wo muri parlement, umuntu w'umudepite, honorable, izina ririvugira, honorable, akazi abashinzwe muri aho ngaho nyine aba ahagarariye, akazi abashinzwe gukora. Yabivuze rwose, yabibakoreye abantu ba Rucuru na Masisi. Mwabyaye umugabo, mukomeze mumushyigikire, turi kumwe rwose, turamushyigikiye. Nibihera Igoma, bikomeze bigere no muri Gisenyi no muri Kigali, byuzura u Rwanda rwose, byuzura akarere, bigere no muri Uganda. Abicanyi barekeraho, turarambiwe. Turashimira kandi nanone njyewe ku giti cyanjye uburyo Kongo, cyane cyane abakongomani b'abaturage bakomeje kwamagana ubwicanyi buri kubakorerwa. Ahasigaye ni aha guverinoma, ni aha premier ministre bahaye ibarwa, ni aha abadepite bandi bagomba kwiyunga hamwe n'uriya, ni aha perezida wa Repubulika ya Kongo yo gufata ingamba, gufata icyemezo gikakaye kuri bariya bicanyi. Banyarwanda, banyarwandakazi, nkomeje kubashimira kandi mukomeze muhorane Imana n'amahoro. Reka dukomeze twumve umuvandimwe wacu Kizito Mihigo. Mwumve umututsi mwiza wamenye ikibazo nyacyo cy'abanyarwanda, ko abantu bari kwicwa, ko abakongomani n'abanyarwanda bari gushaka kusubiranamo kandi ntacyo bazira, ariko abo bantu bari kubikora tugomba kubavuga mu mazina yabo, ntibijye ku batutsi bose, ntibijye ku bahutu bose. Abari bo turabazi. Nkunda n'agatsiko kawe, Ntaganda Jean Bosco n'agatsiko kawe, amazina muri iyi minsi turayasohora. Abari mu ngabo deja batangiye gusohoka, abari muri za ministeri bose batangiye gusohoka, perezida yatangiye no kubirukana. Rero n'abaturage turabazi, amanama aho muyakorera turahazi, abo bose amazina yanyu tuzayavuga. Hanyuma tureke kwitiranya abatutsi b'abagome b'aba supremacy n'abahutu b'abagome n'abakongomani b'abagome, tureke kubitiranya n'abandi baturage basigaye mu Rwanda. Twebwe dushaka amahoro. Murakoze, murakarama. Nous sommes des êtres humains.